Rukundo Octave, hanyuma nejejwe n'uyu mwanya Imana impaye kugira ngo dusangire ijambo ryayo. Twese aho yararikiye kuba hano uyu munsi, nshimiye kandi n'ubuyobozi bw'itorero ryacu bwashimye ko uyu munsi ari igihe ugabura ibyanditswe byera. Kugira ngo dufungure Bibiliya dusome ubutumwa bwiza bwa Kristo ko bwanditswe na Matayo, ibice byaho ni 23, duhere ku murongo waho wa mbere. Paje ni 25 mu Isezerano Rishya. Matayo ibice 23, duhere ku murongo waho wa mbere kuri paje 25. Dusome mu izina rya Yesu. Maze Yesu avugana n'iteraniro ry'abantu n'abigishwa be ati, abanditsi n'abafarisayo bicaye ku ntebe ya Mose. Nuko rero ibyo bababwira byose mubikore mubiziririze, ariko imigenzo yabo mwe kuyikurikiza, kuko ibyo bavuga atari byo bakora. Bahambira imitwaro iremereye itaterurwa, bakayihekesha abantu ku ntugu, ariko ubwabo ntibemere kuba bayikozaho n'urutoke rwabo. Ahubwo imirimo yabo yose bayikorera kugira ngo abantu babarebe. N'impapuro bambara zanditsweho amagambo y'Imana bazagura, bakongera inshunda z'imyenda yabo, kandi bakunda imyanya y'abakuru mu birori, ndetse n'intebe z'icyubahiro mu masinagogi, no kuramukirizwa mu maguriro, no kwitwa n'abantu rabi. Ku murongo wa 23. Mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe, muzabona ishyano kuko mutanga kimwe mu 10 n'isogi na anisi na kumino, mukirengagiza amagambo akomeye mu mategeko, ariyo kutabera n'imbabazi no kwizera. Ibyo mwari mukwiriye kubikora, na bya bindi ntimubireke. Mwabarandasi bahumye mwe, muminina umubu, ariko ingamiya mukayimira bunguri. Murongo wa 25. Mwebwe banditse n'abafarisayo mwandyarya mwe, muzabona ishyano kuko mwoza inyuma y'igikombe n'imbehe, ariko imbere yabyo huzuye ubwambuzi bwanyu no kutirinda. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ku bice byaho 11, duhereye ku murongo wa 37, paje ya 74 mu Isezerano Rishya. Luka ibice 11, murebere kuri paje ya 74 mu Isezerano Rishya. Dusome duhereye ku murongo wa 37. Akivuga ibyo, umufarisayo aramurarika ngo aze iwe basangire. Arinjira, aricara, arafungura. Umufarisayo abibonye atyo aratangara, kuko atabanje kujabika intoki mu mazi ngo abone kurya. Mwami Yesu aramubwira ati, mwebwe abafarisayo mwoza inyuma y'igikombe n'imbehe, ariko mu nda yanyu huzuyemo ubwambuzi n'ububi. Mwabapfu mwe, yaremye inyuma siyo yaremye no mu nda. Ahubwo ibiri imbere aba ari byo mutangana ubuntu, nibwo byose bizabatunganira. Imana idufashe. Sibyo we naho umuntu wagira akantu yandikaho, ariko dufunge Bibiliya zacu, hanyuma mu mwanya dufite tuganire ijambo ry'Imana yashyize ku mutima wanjye. Wahita kubaza aka kanya aho dusomye, ushobora kudahita ubyibuka, ariko ijambo nyamukuru nifuza ko tuzagutahana twese nuko Imana idushakaho guhinduka rwose. Njyewe Imana iranshakaho ko mba umuntu uhindutse rwose. Nawe wumvira ijambo, Imana iragushakaho kuba umuntu uhindutse rwose uko ishaka. Nicyo ngiki dushakaho. Ibindi waza kubyibagirwa, bashaka kukubaza aho twasomye ntuhibuke, ariko utahana ijambo rivuga ngo Imana njyewe nawe iki dushakaho nuko duhinduka rwose. Muri iri jambo dusomye mu byanditswe na Matayo, muri ibice 23, uhereye kuri umurongo wa mbere, Yesu ngo yarakoraniweho n'abantu benshi,
kuko yari amaze kubaza abanyedini uko bamubona n'uko bamwita. Mubona ndinde, munyita nde? Mu bice 23 rero abantu ngo bamaze kuba benshi cyane mu iteraniro, abona ni byiza ko hari impuguro zo mu buryo bw'ijambo akwiriye kubabwira n'uburyo umuntu w'Imana akwiriye kumera. Kandi abo yabwiraga benshi bari abanyedini. Nitwumva abafarisayo, nimusoma abasadukayo, nimwumva abigisha b'amategeko muri Bibiliya, ntabwo ari abantu bari bahindutse vuba, ntabwo ari abantu bari bamenye Imana vuba, ahubwo ni imitwe itandukanye mu buryo bw'umuhamagaro wabo, mu mirimo bakoraga itandukanye mu idini y'Abayahudi, cyangwa se mu bemera Imana mu muryango w'Abisirayeli. Bari bafite amategeko menshi Imana yabahaye bagenderaho n'aya sosiyete yabo, kandi bikabashoboza gukiranukira Imana bijyanye n'imigenzo yabo. Yesu atangije izi nyigisho ku gice cya 23 abwira abigishwa be, arababwira ngo mbabujije gukurikiza imigenzereze y'abafarisayo. Kuki dukwiriye guhinduka ntitube abanyedini? Abanyedini ntabwo ari abantu babi. Abanyedini batanga icyacumi. Mwabyumvise? Abanyedini bararirimba, baranahimbaza. Abanyedini barabwiriza. Abanyedini barabatizwa. Abanyedini bavuga mu ndimi. Abanyedini barahanura. Abanyedini bajya mu butayu, iyo bamaze kugira ibihe byiza bakifatana za video bakazazoherereza bene se hirya no hino, berekana ukuntu bari bafashijwe n'ukuntu bahanuraga n'ukuntu bavugaga mu ndimi. Murumva abo bantu ari babi? Abanyedini bafasha abarwayi, abanyedini batanga imyambaro yabo, abanyedini bubaka insengero nziza nk'izi. Abanyedini mwabyumvise? Bagira amateraniro yo mu mibyizi, bagira amategeko yanditse n'andi bishyiriyeho. Ntabwo navugaga mwebwe, navugaga abangaba Yesu yabwiraga abamugose bose n'abigishwa be, ababuza gukurikiza iyo migenzereze. Arababwira ngo impamvu babujije kwitwara nko kwifata nk'abafarisayo, arababwira ngo impamvu nizi zikurikira. Icya mbere, bavuga cyangwa bigisha ibyo badakora. Bigisha ibyo gukiranuka kutari mu mitima yabo, bigisha ibyo kwirinda batirinda, bigisha ibyo guca bugufi bikakaza. Muzababona. Arababwira ngo kubw'ibyo ntimumere nkabo. Kandi yaramaze kubabwira ijambo rikomeye cyane. Se muri gusinzira? Muri gufashwa? Murambura ibiganza ndeko turi kugendana. Imana ibahe umugisha. Yaramaze kubabwira ngo abo bantu mbabwiye bicaye mu ntebe ya Mose, nababwiriza butumwa bavuga iby'ubwami bw'Imana, ngo ibyo bababwira kuko babikuye muri iri jambo mubikore, ariko mwe kwigana imigenzereze yabo, ngo kubera kw'ibyo bavuga batajya bakinisha no kubikora. Cya kabiri, arababwira ngo niyo bagerageje gukora ibyiza ngo babikorera imbere y'amaso y'abantu kugira ngo babashime. Ngo bagire gute? Ngo babikorera gushimwa. Umunsi wa mbere nsengera hano nagize ikigeragezo, ariko ndaceceka. Nsengera hano muri urusengero hano ndavuga muri paruwasi y'Iremera banyimuriye hano. Twararangije kwa kundi tujya tubahamagara tubashakaho imisanzu. Ntabwo mubizi mwebwe baririmbyi, iyo dufite akabazo katugoye dushaka gukemura no ku rusengero, kubera ko uru rusengero atari urw'umuntu runaka, ni urwacu twese, mwebwe turabasigaza tukababwira tuti mudufashe gukemura kano kabazo. Nanjye rero bansiga mu bantu bari bukemura akabazo kari gahari. Bansize ngewe ngira ngo bagiye kwakira abashyitsi. Urumva nanjye nari umushyitsi n'umugore wanjye twazanye. Nsanga ni akabazo bagiye kutubwira, kandi nsanga ntikoroshye. Hahaguruka abagabo. Umwe ati jyewe ntanze miliyoni. Ndati ntanze 800. Kuri za miliyoni 2 natanze hari indi imwe n'igice Umwuka Wera nyemeje gutanga. Ndatekereza ukuntu ndi umushyitsi w'umupasiteri, ukuntu ndi buhaguruke nta kintu mvuze,
nandikira ka message madamu, turabyifatamo gute? Narishatse kubabwira hari ibintu abantu muri kubyumva, ako kagero ntikabatindane cyane. Hari ibintu Bibiliya ivuze ngo Yesu yarababwiye ngo hari byinshi abantu bakora babikoreye kugira gute? Avuga niko ndi umunyamushahara basenda bigenza gute? Nkumva yo ngayo avuze niyo nakora amezi 2 naba ntarayahembwa, ntagaburiye urugo. Kandi kuvuga bwa mbere uri umupasiteri ugahita uvuga uti ndikokoye nzabona 37, ubuciye intege abantu. Ubuciye intege abantu, urumva nta muntu wakumva pasiteri avuze 33 nayo kubikuza 600 ngo uvuge ngo nawe ngo utanze miliyoni 2, uravuga uti buriya standard naho umushumba atangiriye. Ndaceceka mvuga mu banyuma, sha ntabwo nakongoreye arihe president, siramwongoreye nti akomvuze ntukandike, kubera ko urumva ubuciye intege abantu. Murakangutse noneho. Yesu rero arababwira ngo hari imirimo myinshi abanyedini bakorera kugira gute? Gushimwa no kubonwa n'abantu. Simvuze ko imirimo dukora ariyo kwiyerekana, ariko ibyo mvuze ndi gusubiramo ibyo Yesu yavuze. Muhumure simwe ndi kubwira, ndi kuvuga ibyo Yesu. Cya gatatu arababwira ngo kandi impamvu mbabuza kwigana abafarisayo imigenzereze yabo, arababwira ngo bakunda kwitwa amatitre y'icyubahiro, amazina y'icyubahiro, le titre honorifique. Amazina ngo bakunda kuyitwa bishop, apotre, prophète, intumwa, abahanuzi, revera. Wamuhamagara pasiteri bagiye kuvuga revera pasiteri, ukabona umuntu wo ku ruhande rwa mudiyakona kuriya karati, uriya ni revera. Nigeze mbibabwira ubushize, nanjye hari ukuntu umuntu amuhamagara Rukundo kuko nitwa Rukundo, niryo zina ryanjye communities, naryo banyise. Hakuno umuntu amuhamagara kubera ko anyisanzuye akamuhamagara Rukundo, hebaza ariko kuki adashyizeho pasiteri. Umutima ukambaza ngo buriya kuko nuko kwisanzuraho cyane, nuko atazi kuri pasiteri icyo cyubahiro kuki atakikugombye. Umva agatima nyine kariburanije, ariko ikibazo siwe n'ikibazo si jewe, ni Yesu wabivuze. Aravuze ngo abo bantu benshi muri bo bakunda kwitwa amazina aremereye y'amanyacyubahiro, uyiri mwimye umutima wenda guturika. Arababwira ngo ntimukigane imigenzereze yabo, cyakora ubutumwa bwiza bababwira mujye mubwumva kuko n'ubwa Kristo, ariko imigenzereze yabo muyirinde. Arababwira ngo bambara imyenda, mu Bisirayeli bambaraga amakanzu, n'ubu mwabira bihugu bya Aziya kubera ubushyuhe n'ubutayu buhari bambara kenshi amakanzu. Aravuga ngo ku makanzu yabo bambara, ngo mu gihe cyo kuyakanisha, mu gihe cyo kuyadodesha, ngo hano ku ntugu n'inyuma no ku gatuza bashyiraho utudanteri, utundi tuntu tw'utwapa, ngo bakandikaho amategeko y'Imana, ku buryo aturutse hariya bagiye kumwakira, akinjira amuhuriye mu nzira, atambutse mu birori, yinjijwe hagiye kucazwa, usoma kuri ayo magambo akavuga uti aha ore yawe ni umuntu w'Imana. Ngo atagize gute? Mu buryo bwo kwepata, gutungura abantu, gutangaza abantu, gushitura imitima y'abantu. Ikindi nashaka kubabwira, nubwo ngo ayo magambo yanditse kuri iyo myenda no kuri ayo makanzu bambaye, ariko ubwaryo ntiryigeze ryinjira mu mitima yabo ngo ribahindure, ngo ribahindure, ngo ribahindure, ngo ribahindure. Arababwira ngo kandi kuri ayo makanzu yabo bambara, ngo ku tudanteri twayo hano hasi aho zirangirira, ngo bongeraho inshunda kugira ngo abe maremare cyane, rwose abe maremare cyane. Bisobanuye iki? Bisobanuye iki? Bigaragaza ubuhamya bwiza bwabo, bigaragaza ko ari abizerwa, bambara mu buryo utiri gushidikanya. Abambere nabahaye urugero, ntabwo sinyibibona cyane, ariko niga muri kaminuza twari dufite abarokore banagambiriye kugaragaza Yesu ku myambaro uteriwe unasomeye uri mu mitima yabo, ku buryo ubibona rwose ukavuga uti uriya ni umurokore to,
wambara igitambaro agafunga n'amatwi. Hano urabona ko nko ku ijipo y'abadamu cyangwa abakobwa hano ukuntu bashyiramo agapante gato bagasatura kugira ngo azabashe gutambuka, bo bashyiragamo ikindi gitambaro kimeze nk'ibaba, kabona jupe droite ariko rwose myaka 4 mukayigana atarakuramo igitambaro. Kandi byari bikomeye kuko n'abatizera cyangwa se abandi baratwigishaga n'abatubonaga barabinyegaga, ariko ukabona umuntu arakaze kuri byo. Ikintu cyambabaje bagiye badohoka, ntimugire ngo ndi kubinenga, bagiye badohoka babivaho, bazamura igitambaro gishyira hejuru y'amatwi, baza kugikuraho bashyiramo utundi tuntu ntamenya, bashyiraho plante, barangije ibyo bemeraga mbere basanze bipfuye. Barasirimutse basanga igikirisitu cyo muri iki kinyejana gikwiriye kugendana n'urujyambere, kugeza aho ndacyafite confusion kubera ko ari abanyacyubahiro ntinya kubegera. Hanyuma bafite Yesu wo ku myambaro, bafite Yesu babwiriza, bafite Yesu baririmba, bafite ubutumwa bwiza bigisha, ariko butarigeze bubahindura. Yesu aravuga ngo mwirinde kumera nk'abafarisayo. Mu yandi magambo bure nuko atarabivuze, ariko aravuze ngo ibyiza uwabumva bari mu rusengero, uwabumva bari hehe, uwabareba bari mu rusengero, ntababone mu buzima bwa buri munsi, aho rya jambo bigisha bavuga rikwiriye kwinjira mu buzima bwabo ngo ribahindure. Luka yandika asubiramo aya magambo mu bice 11, yarongeye aterura ukuntu Yesu yongeye kubuza abigishwa be kugira imigenzereze imeze nk'iy'abafarisayo. Arababwira ngo mw'abafarisayo mwe, ngo mwebwe mutanga icya 10, mutanga n'amaturo. Burumva abantu bari abapagani muri uru rusengero, umushumba ahagurutse, Imana ikadushyira mu mutima wo kuvuga ukuri ku bantu batanga neza icya 10 muri twe. Hari abantu bahonga mu maso bakicicikira. Nanjye nubwo ngerageza ariko sinazamura ikiganza, ariko ndagerageza nditwararika kutanga icya 10, ariko numva ntajya mu birata ko ngitanga neza. Muri kubyumva? Bo rero Yesu aravuga ngo batanga icya 10. Abadamu bari hano bazamura ibiganza. Mbabwira akantu gakomeye muri imitangire y'amaturo Bibiliya Yesu yavuze. Yaravuze ngo abo bagore b'icyo gihe cyabo mu bafarisayo ngo batangaga n'amaturo ku mboga batetse nizo basoromye, ngo isogi na nyirasogereza, ese muri kubyumva, akarura agashyira mu kabakuri mu gasuperi, akazana ku rusengero, kuko hari abakozi b'Imana bakora uwo murimo wo kuba ku rusengero, akaza kubatungisha ibyo byo kurya. Mbabazi, hari umuntu wari wategura igisuperi akazana ibiryo hano ku rusengero bihiye, aje kugaburira abakozi b'Imana biriwe hano ku rusengero. Simvuze ngo murambure ibiganza uwabikoze ataza kubona ari bakeya, ariko murahari. Apana guhamagara pasiteri ngo tujye gusangira ka kofi, ko hari igihe bari dosiye umukeneyeho, ari nk'icyangombwa cy'umukobwa ushaka ko azakwimura akajya gushyingirwa ahantu batamuzi. Kavuga uteka mbanze dusangire ikawa, nzabona uko mwaka rekomandasiyo y'umukobwa udafite ubuhamya ajya gushyingirwa mu yindi paruwasi. Hega ibyo duhura nabyo ntabwo ari byo Bibiliya yavugaga. Yavuze rero Yesu ngo abo bafarisayo kazi, ko harimo ab'abagabo n'abagore, ngo bari bageze ku rwego rw'aho batanga n'icya 10 cyo ku byo kurya batetse imboga. Bari bakomeye rero, bari bakomeye. Aravuga ngo ikintu mbabwira bene data bakundwa, aricyo nshaka kubabwira muri iri jambo. Arababwira ngo ibyo ubwabyo mukora ni byiza, mwari mukwiriye kuba mubikora, ngo ariko na bya bindi byo gukiranukira Imana no kwirinda ntimubyirengagize. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu yavugize amagambo akomeye, nayasomye ngira ubwoba ngira ngo muri bubabare, ariko nsanga ndi gusoma namwe ibyo mufite muri Bibiliya. Arababwira ngo mw'abafarisayo mwandyarya mwe, ngo mwebwe, urumva byari bikomotse ku bintu bikomeye cyane. Umwe muri bo ngo yaramuhamagaye barangije amateraniro, haramubwira ati waje iwanjye tugasangira, kubona amateraniro arangiye bitinze. Yesu ngo aramwemerera, bajya muri karitsiye, ngo bageze muri saramanje bagiye kurya,
bagifungura ibisuperi bamaze kubishimira, Yesu ahita afata rushe ashyira ku isahani aratamira. Ngo umufarisayo arabyitegereza aravuga ati ya papa, uyu mwigisha utazi ko mu mategeko yacu babanza gukaraba. Muri kubyumva? Yesu ngo baramurondoye aramubwira ati ahaha, abafarisayo b'indyarya mwe, njyewe nari nifitiye apeti, ibyo kurya bibonetse ngira gute? Arababwira ngo mwebwe muminina umubu, mufata akayunguruzo mukaminina umubu, mwabona abantu batabaruzi, hanyuma ingamiya mukagira gute? Mukayimira. Muvuga ko mutanywa Bavaria na Red Bull, ko ari ibisindisha na panashi, ariko mwaba muri ahantu mwiherereye kave ruje mukakaminina. Muri kubyumva? Muvuga ko mwigisha ko gusohokana n'abagore batari abanyu atari byo, wamara kubona ugeze ahantu batakuzi ukajyanwa mugenzi wawe muri hoteli. Nicyo Yesu yavugaga. Umva, Yesaya Imana yarabimubwiye mu bice 5, iramubwira ngo ugende umbwirira Abisirayeli ngo bakoze ibyaha bikomeye cyane, ngo bajya bacunga bagenzi babo baragiye muri za misiyo badahari, baragiye mu ngendo, ngo bakinjira bwombo mu ngo za bagenzi babo kujya gusambanya abagore b'abandi. Abo yabwiraga, Imana yavugaga, ntabwo bwari ubwoko bw'abanyamahanga, bari Abisirayeli bayitiriwe. Uko niko kubwiriza ku manywa iby'imigenzo, aho batatureba tugakora ibyangwa n'amaso y'Imana. Uti pasiteri ko yavuze amagambo akomeye none cyane, niyo mpamvu dukwiriye kuyababwira kubera izi mpamvu zikurikira. Nari ngiye kubaza ariko ndabona ikibazo nabaza mutagisubiza. Nari ngiye kubaza hano ngo hari abantu bakora mu bugenzacyaha n'ubushinjacyaha, nsanga iyo mirimo ntibemera guhita murambura ibiganza kuko muratinyitse, ariko murahari. Ribu pariki hano harimo abastafu bayo, ariko si byiza ko mbabwira ngo nibarambure ibiganza kuko nyine ahangaha twaje gusenga twese. Ariko buriya babahaye ubuhamya bw'ibintu bakira, nahoze ntekereza ndavuga ngo bazanyiritse nka questionnaire ye bajye babaza abantu, ko ngiye sindajya muri ribu kubaza, ariko niba ntarajyayo n'ejo najyayo. Nta gitangaje ujyayo wese nuko bamuhamagaye. Buriya mu bibazo babaza abantu nta hantu bashyira nk'idini umuntu asengeramo ngo bamubaze bati witwa nde, uri mwene nde, nyoko yitwa nde, iso yitwa nde, usengera he? Bigeze babimbaza ngiye kubagwa muri CHK, bari bagiye kumbaga manjine, muforomo wandikaga umwirondoro wanjye ambaza naho nsengera. Ndamubaza ntese ubwo aho nsengera no kubagwa bihuriye he? Arambwira ngo hari ubwo muri ubwo kubaga ushobora kugubwa nabi tukabona kugeze ku munota wa nyuma bisaba ko hari umushumba wawe waguherekeza. Niyo mpamvu tugomba kumenya imyemerere yawe kugira ngo tuzagutumireho padiri cyangwa pasiteri. Numva ubwo buramfasha. Ariko ndibaza muri abo bantu bajya bakurikirana ibyaha abantu bakora muri izo dosiye za CID, za RIB, za polisi, za parike, icyampa ngo nzarunguruke yo menye niba bajya babaza umuntu ahantu asengera, mwababara kuko mwasanga ibyaha by'ubwescro. Muri kubyumva? Ababikora bafite amadini basengeramo, yarahawe nk'impano yo kuvuga mu ndimi, akavuga mu ndimi agahita yambura mwene se ku mugaragaro. Wasanga umuntu bafatiye mu cyaha gikomeye cyane, muri weekend ishize yari yasengeye kanyarira n'Imana ifite ikintu yamuvuzeho. Se mwabyumvise? Ikamubwira iti mwana wanjye ngiye kukwigisha, agataha arimba ngo Imana igiye kumwigisha, naho yamucunze mu bucakura bwe n'uburiganya bwe, igiye kumucisha amageragere izamukure amaze gucogora. Agataha n'isezerano ry'uko Imana igiye kumwigisha, nakagenda abwira abantu ati Imana yavuze ngo igiye kunyigisha. Dukwiriye guhinduka rwose. Nahoze nibaza muri izo dosiye nazitinzemo cyane ngo mbibahereho urugero. Iyo musomye ibinyamakuru
mukabona bishop na bishop mugenzi we, mukabona pasiteri na pasiteri mugenzi we, ikinyamakuru runaka kiri kwandika ukuntu bari gushinjanya ibyaha, burya muri bo ntibarimo wigiza nkana. None se umuntu ajya kuba pasiteri arenze inzego zingahe mu itorero? Narabatijwe bamaze kunshima bangira umudiyakoni, sinaba mwarimu ndataruka kubera ubuhamya bwiza cyane bwinshi. Muranyumva mpita mba pasiteri, urumva natarutse akego, sinabaye mwarimu. Ariko urumva n'ubuhamya bwiyegeranije, kongera kubona pasiteri Rukundo na pasiteri mugenzi we bari kuregana imbere y'umugenzacyaha, y'umushinjacyaha. Umwe ababwira ko ari igipinga, undi ababwira ko ari umwanzi w'igihugu. Bene ibyo bintu mujya kubijyanayo mudafite ahantu mwabikemurira, kandi ugasanga nyirizina ikintu cyabananiye. Niki? Umwe bamutwaza ibitabo, undi ntibagire gute? Nasekeje aba mu gitondo ninjira hano mu rusengero, nategereje umuntu ntwaza ibitabo ndamubura, nsanga muri bariya bose bakomeye kundusha. Ariko impamvu nabyibajije ni ya kamere Yesu yavuze iri muri twebwe, muri abo bantu b'abanyedini, ngo bakunda amazina y'icyubahiro no kwicazwa ahantu heza cyane haremereye, ku buryo umuntu wese aza kumenya ko abantu batumiwe bane b'ingenzi, nanjye ndimo. Ubwo urumva nimara gukomera hari umuntu uzibwiriza akabintwaza tu. Ndabizi ibyo ni ibintu bizikora, bapfa kuvuga ko umushyitsi mukuru ari jyewe. Uwo munsi hari umuntu bizazamo, abikunze cyangwa atabikunze, abintwaza. Yesu ahita ababwira ngo iyo migenzereze yabo ni mubi, ntimukayigane. Ngiye kubahereza ingero ziri pratique, zifatika, nubwo bitari byiza kuzivuga hano, ariko ntacyo bitwaye kugira ngo zitubere akabarore. Umukozi w'Imana ntari buvuge yakoraga mu rusengero, yaguye mu byaha by'ubusambanyi. Kandi ishyano si ukugwa mu cyaha, ishyano ni ukukirambamo no kukibamo no kukicaramo. Imana imutumaho ngo yihane, aranga. Ayo ntabwo ari amakuru y'ahantu ntazi, ni ahantu nzi nagejeje ibirenge byanjye. Abarokore buriya mujye mubwira n'abantu ko Imana yacu ivuga. Ubwo muvuga nayo iravuga, ubwo mubona nayo irabona, ubwo mufite imbaraga nayo ni nyabushobozi. Iramwinginga ngo yihane shwi. Rimwe ibwira abanyamasengesho ko izikorera umurimo, kandi igatangaza ku karubanda byagizwe ibanga. Ku cyumweru mu materaniro, sinigeze bibabwira korari, narabibabwiye mwebwe bari bahari. Ku cyumweru mu materaniro, imbwa yinjira mu rusengero, no mu maguru ya wa muyobozi ntavuga icyo yakoraga, irasutama. Abadiyakoni barayirukana, nyakabwana iranga. Abadiyakoni barayirukana, imbwa iranga. Imaze gusohoza ubutumwa bw'uwayitumye mu kinyabupfura, irongera irasohoka. Imbwa mu buryo bw'umwuka mwebwe bazi gusobanura muziki ivuze, vuga ubuhehesi n'ubusambanyi. Kandi Imana yari yavuze ngo iragaragaza ikimenyetso kugira ngo imukoze isoni. Ngo uwo munsi wa nyuma yakuye mu bweho bwo kuva mu nzu y'Imana asaza nabi. Dukwiriye kugira gute? Dukwiriye guhinduka, kuko kuvuga ijambo ry'Imana neza ni impano. Wabyumvise? Kuvuga neza ijambo ry'Imana, njye Imana yabimbwiye niga mu mwaka wa 5, irambwira ngo igihe cyose uzanyubaha sinzigera nkwima icyo uvuga. Uwo twari kumwe dusenga nibimubwira, iramubwira ngo wowe nzaguha ubutunzi. Njye ntiyambwira ubutunzi, mbwira ijambo. Wabyumvise? Ibyo ni ukuri. Ejo bundi yaransuye iwanjye mu rugo, yaramaze igihe mu mahanga, ndamubaza ntese iyo wirirwa wirukanka wubatse akazu? Arambwira ati sinzu. Imana ibyo bintu yarabikemuye kandi yabivuze turi kumwe. Ambwiye imitungo ye numva mpinze umushyitsi, kubera ko Imana yamubwiye ubutunzi, jyewe mbwira iki? Ubu rero guhagarara nkabwiriza, mushumba nunantumira ubutaha nzavuga, kuko ibyo ni impano bitandukanye no kumvira Imana no gukiranukira Imana. Ni impano nahawe. Nkabonye ko uvuga ko bantumiye bagakoma amashyi abanzi.
ni ukubera amagambo. Sinzi icyo mukomeye amashyi. Ariko muri aba bafarisayo Yesu yavugaga harimo ababwiriza b'ibyanditswe, harimo abigisha b'amategeko bameze nka ba Rukundo na ba Revera na ba Potre, muri kuyumva, na ba Bishop na ba Prophet, bari bakomeye cyane. Yesu abarebye hagirira abigishwa b'imbabazi, haravuga ngo mujye mwumva ibyo babigisha mubikore, ariko ntimukigane imigenzereze yabo. Abimana yaribwiye Yesaya ko bajya bomboka bakinjira mu mazu y'abapfakazi ndetse n'ay'abagabo bagiye hanze guhaha. Ntabwo yarivuza abapagani, yarivuza abo mu nzu y'Imana, yarivuza abo mu nzu y'Imana. Twinjira umwanya wo gusoza, ndagira ngo mbabwire ko si ubwa mbere mbivuze, nzongera nanabisubiremo. Isomo dushobora gukura muri aya magambo ni uko Imana dukorera. Imana ukorera, Imana yampamagaye, Imana yaguhamagaye nawe utarahamagarwa, uciye muri uru rusengero ukaba utumva n'ibyo gukizwa ibyo ari byo. Ndagira ngo gutangarize ko Imana imenya ibigaragara ikanitegereza n'ibitagaragara, ikanitegereza n'ibitagaragara. Ariyo mpamvu ikurikira dukwiriye kwezwa tugakizwa ibyaha byinjiranye itorero. Kandi ntimugire ngo ni iby'ubu, n'icyo gihe byarahoze. Hano ntekereza ko benshi muri abadeperi, abandi muri abo muri restoration, abandi muri abadivantiste, abandi muri matorero yanyu proche yabubaha Imana. Tumaze kwinjiranwa n'ubusinzi bukomeye mu rwego rw'abakristo. Ntabwo nzi ikintu cyamaze abantu ubwoba muze, ntabwo nzi ikintu cyamaze abantu ubwoba bwo kongera gutinyuka kunywa inzoga no gusinda. Ntabwo nkizi, ariko nta kindi ni Satani. Kandi cyabiteye nuko umuruho n'intimba bagendanaga bamaze kubiturwa n'Imana, imaze kubatuza heza no kubaha imibereho, bamaze gusa n'abashize igihunga, bibagirwa ingororano abera bazaragwa, bagira ngo isi ni gakondo, batinyuka ibyaha n'ibyo batakoraga babyinjiramo. Niyo mpamvu dukwiriye kutaba abanyedini nsa. Muririmbyi yararirimbye aravuga ngo genda ukijijwe rwose ubyawe n'Imana, ngo we kukubona witwaje ibitabo gusa, malete yuzuyemo Bibiliya n'agatabo k'umugenzi n'umuhamya n'ibindi. Ahubwo ugende ubyawe n'Imana, ukijijwe rwose kandi wuzuye n'Umwuka Wera. niko umuririmbyi yaririmbye. Mu itorero hinjiyemo ubugambanyi. Ntibaza impamvu umushumba Safari ariwe bagize umushumba mukuru, ngewe ntibangira umushumba. Bikandaza inkera, nkajya kubibaza Rene, nkabibaza undi mushumba, twabigenza gute? Dayeri ni wabo ndahazi, ntabwo ari wari ukwiriye kuba umushumba mbere yanjye. Abo ni abanyedini. Mu materaniro bavuze ibyo gukiranuka ugira ngo bageze ku muryango w'ijuru baryinjira, kubera ko impano yo kuvuga nababwiye barayifite, barayihawe, ariko gukiranuka kuba ari kure. Yesu aravuga ngo mwe kwigana imigenzereze y'abo bantu, gusa mwumvire ijambo ry'ubutumwa bwiza bababwira. Itorero rimaze kwinjirwamo no gukamukamo kwizera. Twinjira mu itorero twari dutumbiriye iki? Twari dutumbiriye umusaraba wa Yesu uturuhura, udukiza ibyaha. Twari dutumbiriye imbabazi z'Imana, twari dutumbiriye ubwami tujyamo, twari dutumbiriye igihugu cyo mu ijuru dutahamo, twari dutumbiriye ingororano abera bazahabwa. Ariko kubera ibishuko n'ibihendo byo mu isi, bigenda bikamuramo abantu gukiranuka no gukunda Imana. Dusenge, dukwiriye kwezwa rwose. Yesu kuri uyu murongo wa 36 tutasomye muri Luka ibice 11 yaravuze ngo mu muntu habonetsemo umwijima na mukeya, ngo umubiri we wose ubuhindutse umwijima ntabone. Gukiranirwa gutoya kujya konona gukiranuka k'umuntu.
mu gitabo cy'umubwiriza ibice 10 umurongo wa mbere haravuga ngo ubupfapfa buke cyane naho bwaba buke rwose bwonona ubwenge n'icyubahiro bya nyirabyo. Haleluya. Mwongere murambure ibiganza ndebe ko tugenda nabundi dusenge. Mubwiriza aravuze ngo ubupfapfa niyo bwaba buke cyane, niyo bwaba bukeya cyane bwonona ubwenge n'icyubahiro bya nyirabyo. Twinjira mu mwanya wo gusenga, Imana idufashe buri muntu wese yitekerezeho. Ijambo rimwe risa umuntu avuze ry'ikinyoma ritari ukuri, ryonona iby'ukuri no gukiranuka ko muri we. Cyonyine gusa. Umunsi wicaye mu kabari bakagushuka abanyacyubahiro bagenzi bawe, ukanywa inzoga wari uzi ko ari ikizira. Mumbabarire tuvuge ko ari ikizira kuko niko twabyishijwe nako ijambo ry'Imana ribivuga. Riravuga ngo vino ni umukobanyi. Muri kubyumva? Inzoga zigira gute? Zirakubaganisha, ushukwa nazo ntagira ubwenge. Niyo mpamvu twaziretse. Kuki wototeye kongera kuzinywa? Niki kizigutinyuye? Tuva mu isi twaje kwa Yesu duhunga, ariko kubera ko twasanze abanyedini bamwe na bamwe batinyutse konona iby'icyubahiro cy'Imana n'icyabo, batinyutse gukora ibyaha, abantu bamaze nk'abamaze gushira igihunga. Rumva niba ubonye pastor anyweye inzoga wo mu itorero ryanyu urikanga, ariko Satani agutinyure ejo nawe uzinywe. Ese murabyumvise? Niba waruzi ko kwambara neza ukikwiza nk'umukristo biguhesheje igiciro, ukabona umuntu wakijijwe imbere yawe amaze kubizirura, siyo mpamvu nawe yo kubizirura. Twuzura umwuka wera, hari icyo yatwigishije. Dusenge. Ntabwo dukwiriye kuba abanyedini gusa. Yesu arababwira ngo ibyo bintu mukora byiza byo mu rusengero mubyongereho no gukiranukira Imana. Ntabwo naje kubabwira ko gukora neza ari bibi. Ntabwo naje no kubabwira ko iyo migenzo Yesu yayihinyuye. Hoya. Yaravuze ngo yabaga mwatangaga icya 10 gutyo, mugatanga amaturo gutyo, mukaririmba gutyo, mukajya gusenga gutyo mu butayu. Ariko ari kubwira abantu byo gusenga, arababwira ngo ntimukajye mujya kumurangaza ahantu hagaragara, ngo nujya ujya gusenga ugire gute? Wiherere, ukinga icyumba cyawe, ganire n'Imana yawe. Nahoze mbwira aba mu gitondo narababaye cyane. Urumva iyo mufasha abantu 7 mukajya ahantu gusenga mu gashamba, umwe igihe ari kuvuga mu ndimi, undi azisobanura, undi akabafashe telefone ari kubafotora, mukoherereza korari yose, mukoherereza quartier, mukabishyira ku mbuga musengeraho ngo mwari mwafashijwe. Bwabyo n'ubupfu nuko nonekara. Muba muyabaye abanyedini. Ninde ukeneye kumenya ko wasenze iminsi 3? Wayisenze ari umusaraba wawe ufite, ntabwo wari uwanjye. Ugafata umuntu ari guhanura, ukabyoherereza abantu utazi ahantu bizagarukira, ukabikamera byose ukabishyiraho ngo aha twari mu mavuta ya ryari, ko mwari mu mwuka w'abanyedini wo kwigaragaza no kwimurika. Ntimukaba abanyedini, mwe mu byawe n'Imana rwose. Ntabwo ndi kubakura mu matorero yanyu, simbakura no ku migenzo yanyu. Yacu ni myiza na Yesu yarayishimye, ariko aravuga ngo na bya bindi byo gukiranukira Imana no guca imanza zitabera no gukundana ntimubyirengagize rwose. Kantanga urugero rumwe cyangwa ebyiri muzo natanze mu gitondo hanyuma nsoze. Mbegere nababwiye umupasiteri umwe wo mu itorero ntavuze, ari kubwiriza ahantu nigaga. Tumaze kumutwaza ibitabo kuko yari yubashwe, bagiye kuruhuka nijoro. Yaramfasha nkurura akaboko njyana ku ruhande. Urumva cyari igiterane kinini cyane. Harambaza ngo nikosha muri izi nyamaswa uhabute. Muri izi tekereza uri kureba abantu 500 igihumbi imbere yawe,
ukabwiriza zose ari inyamaswa. Ariko ntabwo nzi uko buzuye amagambo y'Imana ariko atarigeze abahindura. Kambwire mwarimu niwe muto kuri gihe wabandi baranduta hano. Urumva umuntu ashobora kuba umupasteur akibona abantu b'Imana akabona ni impyisi. Ariko murumva Imana itaragushije ishyano? Urumva itarahombye? Aho bakugisha inama umwana akubwiye ati genda nakunze umwana wo kwa Bonifasi, mama dushingirwe, uri umuntu ukomeye mu idini yanyu, ukomeye cyane, umwizerwa nk'uko tukwizera, ukamubwira ngo ni inzigo. Yarakubonye uhanura, yarakubonye wuzura umwuka wera, yarakubonye utanga igaburo ryera. Bega nari mbabwiye ngo Imana yagushije ishyano. Icyo cyatumye nangize ngo dusenge, icyo cyatumye Yesu ababwira ngo mujye mutega amatwi amagambo babwiriza, byibura yabahindura, ariko mwe kwigana imigenzereze yabo iyo bageze hanze. Hari icyo Imana yakongoreye muri iri jambo tumaze kuganira, ngo dufatanye gusenga, ngo dufatanye gusenga. Imyaka myinshi umuntu amara mu rusengero ntimuhindura. Amasengesho y'ubutayu, njye mbaza ubutayu nasenze kandi ndi mu bantu batinya gusenga. Ndabikunda ariko ndabitinya kuko biravuna. Ku munsi wa kabiri mu mavi harandya, intoki zikandya, ibiryo bikampumurira nta hantu bakaranze. Mutima ukambaza igihe nzayasoreza, nkumva ninyacamo ndaba mpemutse, nkayarangiza kubera agahato k'ibyo nihaye. Urumva rero jewe ntabwo ndi umunyamasengesho w'ikirenga, ariko ndabikunda. Masengesho menshi umuntu asenga nta muhindura. Kuyasenga cyane nari mbabwiye, kinasenze mu mazi. Wewe wari wasengera mu mazi mwisumo, urumva se ntari umupasiteri ukomeye? Kinasengeye mu ishyamba, wose ari wahasengera. Nasenze ndyamye mu mugende w'amazi, se wari wabikora? Abumvise abafarisayo Yesu yavugaga babitondekanya, kakubwira amashuri Imana yamwigishije muri yo migende no muri ayo mashamba, akabitondekanya. None ukajya ubona ni nka murumuna wa Yesu direct, ukabona ni nka murumuna wa Yesu direct, nta wundi mwana ucamo. Ubwabyo si bibi, sinari mbabwiye ko ari bibi, ariko Yesu aravuga ngo mubyongereho gukiranuka, aravuga ngo mubyongereho kwirinda, gutunga imitima yirinda. Aho ubundi kizabonwa ushobora kujyaho gatanu kitarabonwa. Wazamuka kanyarira, wajya iwabo wa pasiteri Safari Mushumba, hantu muri rya shyamba ryiza rya Pinusi, haba ibisubizo. Kubyumva ndabizi umuntu yabashije kuzamuka akajyayo, kubera ko Imana ireba kwitanga no kwihara k'umuntu. Ariko niwanjye muri Salimani igihavugira, njya nicara imbere y'igitanda, nta wundi muntu uri kunyumva, nkabwira umwami Yesu nti ibi ngibi mvuze nta pasiteri wundi nabibwira, wowe nyumva, nkumva aranyumvise. Haleluya. Nimugwize, nimukore neza ibyo bintu babigisha, ariko munahinduke, mutunge imitima ikiranuka, imitima yirinda. Niba ushaka ko dufatanya gusenga, ukabumva hari ikintu ushaka gusabaho Imana imbabazi, uhaguruke dufatanye gusenga. Imyaka yose waba umaze mu itorero, iryo ari ryose usengeramo, ariko urumva hari ikintu ushaka kubwira Imana ngo ikubabarire. Ikubabarire, uririmbiraho, usengeraho, umaze igihe urabatirijweho, uvugiraho ubutumwa bwiza. Hari n'ubwo utaranahinduka, utaranakizwa, wumvise uvuga utari uwampuye umunsi ngo baze guhamagara n'abatarakizwa, nanjye ndahita mpaguruka nihane. Hari n'uwaguye agasubira inyuma akavuga ati cyama ngo Imana yemere yongere imbabarire. Niba hari uhaguruka dufatanye gusenga. Ntabwo ari twe tubabarira, si no kuvuga ngo mwiyerekane, ahubwo ni uguhagurukana kwizera no kwatura, ukabwira Imana mu mutima wawe, Imana ni nyembabazi. Niba hari uhaguruka dufatanye gusenga, nta rindi jambo nongeraho. Imana ibahe umugisha.